urasa naho ureba okay ndetse gato utari kubaza umugeri ati genda usome ibishyimbo ruguru yo kwa mujomba wanyu no hari ibishyimbo byeze ujye usoma ibishyimbo cy'umuhondo cyeze ndikurira cyane hano hanavuye amaraso numvishe ukuntu mbabaye njye nahise mpindukira kwa mujomba wanjye mpita njya ku muyobozi wari uhari w'umugore icyo gihe wayoboraga ndagenda njya kumurega none ngeze nsanga umuyobozi ntagahari masanga umwana ati se mama wawe ari hehe yagiye koherera inkaraje aho ati njye ntabwo mva hano najyanye n'umuyobozi birangije nibwo uwo mama yahise aza turazamukana arambwira ati noneho ugiye kwa mujomba wawe njye ndaje nyuma y'iminota 2 natama gusanga aho gati mbabarira tujyane none duhuriye mu nzira aje kundeba yatanyica turazamukana ndagira ninjira mu nzu kwa mujomba aragumya ndamumva ari guhamagara papa noneho abayobozi bahageze nubwo byarangije baramuhamagara ati muvayo hano araza kiweho n'umuhungu wawe ufite icyo kibazo tinacyo none se bahita bahamagara ndi munsi asahoka ati uyu muhungu ni gutya ibi byose arabyiriye yigize gutya arambaza ati ako ubaye iki jewe papa yemeje gusoma ibishyimbo maje gusoma ibishyimbo arahamagara ngo nze mu nzu amubita ikabure maje ko nguti ikabure ahitesha munsi gitanda ahise arambwira ati noneho genduza niyo kabure toya gukubisa baramufata kugira ngo atamurikira ndagenda munsi gitanda ndayizana nyezanye ati ariko nani mu bugira kugira ngo yice umwana wabyaye agire kuba atandanye afite ugire no kumwica nawe uruza baramuryamisha mu kutika buri 2 nawe tinamva ukuntu zibabaza ikaburi imitse ngumva ko nibabaza nabwo nubwo banamukubise yaretse kumwita nabo byararangiye turataha ubukebwa hano makuvoma n'akadoka sinzabyibagirwa ndagenda ndayazana amazi nimara kuyatura yamubise igiti cy'umwumbati ubwo si cyo gihe yagukubitaga wenda yagukubitaga kubwira gute wenda kuko waryo ukubita umwe ati ntubuze gukora aya makosa wowe yagukubitaga kubwira gute oya ni wamenya njyango na madayimoni yararwe icyo gihe nanjye simbizi cyo mwese umwana wame nubwo nakonone ikintu agwambwira ati ese runaka nuze gukora ikintu giciro nibwo kumva ariko yara nje sinzajya mu ntara muri Nyamagabe yego fashe igitari cy'umubita maje kukimuta nk'utasi nkamaze n'iminota 30 narabyuka araje arambwira ati byuka se byo kugende winjira mu nzu n'ikingene gendere bigenze bityo habyutse ninjira mu nzu hacaho umuhungu wa shangazi aciyeho murungurukira mu burinda murembuza kibase wamubwiye ko inzira igiye kunyicira muri iyo nzu amaro kicino ngufuri tukajyana byose mwenze papa we yari yakukingiranye mu nzu se yanyingiranye yagiye yego ati bose mwenze arangati mu rugo nasize mama bari gutonera ibitoki reka mucice no ngufuri mba nta muntu tureba arabanza areba hose arayica nibwo safata koko turiruka turagenda nsanga kwa shangazi barimo baratonera imineke bahita bamenyeka ibiri nari mu icyo gihe yarananiye ingyo ahamaze simu wanje ko mbona ugiye gupfa ko kuri kuzira iki agati parenda kunyica kandi meze nabi shangazi arambwira ati noneho wowe hinjira mu nzu bitujya munsi gitanda ati gusanga nze kahutsinda aragiye ndinjira nyuma y'iminota mike cyane sinzi cyamubwiye ko nageze kwa shangazi nagiye kumva marati kuzanya na shangazi
araza yinjira mu nzu tuhoya njye nshaka umwana wanjye mwebwe muraza mukanyicira ingufuri mukajya gukura umuhungu wanjye shangazi avuga ati ntamubwire ngo igihe wahereye mwica noneho uzonye no kumukubita uzahita ufungwa burundu yaranjyanye turagenda sha twatinze akagira mu rugo yarayankubita arankubita wumva yuko namuconze saa sita z'ijoro ndakingura gake mpita nsohoka ndagutitira. Nk'icyo gihe wari ufite nk'imyaka ingahe? Numva yongeranyije n'indi hagati y'imyaka 8 muri 7 gutyo. Yego. Ndasohoka ndagenda naciye ahantu hari imbwa zakoze igobe nzicamo hagati y'amahane akaba akarwana akarwana n'ibyo mama avuye guca inshuro akahita bimena. Yego. Noneho ubwo mama yatera amatiku bakamukubita mbese nyine urabizi by'umugore n'umugabo nyine ibyo bapfa bari ibyo ngibyo. Mama agiye kubyara rero avuyeyo ntabwo arakubitwa akubiswe niko kwita na arigendera. Yego. Amaze kugutarigendera kugeza na n'uyu munsi ntabuze aho aherereye. Uko nagiye mfata amakuru yaragiye agaruka kureba yuko umwana ameze ahageze aho kugira ngo bamunyereke baramwirukana baramukubita ati genda wataye umwana nta buvyeyi bwawe. Mama agenda agiye. Icyo gihe sindamubona simuzi nahari njyewe. Ubu ngubu ufite nk'imyaka ingahe? Ubu ngubu maze kugeza imyaka 23. Yego. Mu buzima bwawe rero papa wawe niwe mwasigaranye, papa waza kukurera kwatubwiye ngo yari afite ibintu by'amatiku yaje kukurera aragukuza byaje kugenda gute? Gukura kwanje mbikesha shangazi wanjye kuko shangazi niwe wantwaye aranyondora mbese niwe wandeze anshyira no mu ishuri ndiga ngeze mu wa 3 ubuzima burakomeje buranze. Mu wa 3 secondaire cyangwa primaire? Yego. Ubuzima buranga bwanze gute se kandi warukira umwana muto? Oya papa yarantwaye ajya kunyica urupfu rubi nawe twahura no mu nzira agashaka kumwita ngo naramwanze ngo naragiye ngo nzagumiye ngo kwa Nyogosenge aho gati Nyogosenge ndakumva heza kandi we ntaga nankubita wowe iyo nje wawe urankubita mbese ibisare byose. Iki gihe njya kuva kwa papa mbese ikabure hano ari mu gitondo cya kare yankubitiye iki icyo gihe nanjye kuzanamo ubwenge yanyereje mu gitondo cya kare hakirimo ikintu yanyereje gusoroma ibishyimbo munsi y'urugo. Ndagiye ibishyimbo sinahinze kumenya ati bireze bisi byeze naragenda soroma ibishyimbo mukabimenya soroma ibishyimbo mbihagejeje aravuga ati ko iyo bidatekereza nta nubwo nareba ahise kubera iki ari ibishyimbo ndabiza ngiye ibishyimbo bireze abamwise mugere ngo ku gikuta cy'inzu naje kubwe ku gikuta cy'inzu araza mwita undi mujya ati haguruka vuba se ujya gusoroma ibindi ndikurira cyane agenda ndabisoroma ndabizanye yinjiye mu nzu arampamagara tuvayo hano ndagenda nzi ko wenda ari ibintu byiza agiye kumubwira. Naragiye ankubise ikabure ituruka ahangaha ifata hano ku gikanu anshota umugeri. Ni ikihe kintu papa wawe yaragukoreye kikakubera ingorabahizi ndetse ukaba utazigera unakibagirwa kibi? Ikintu yankoreye nazibagirwa no mu buzima bwanjye ni ibisaya ni mu maso n'ikabure yankubise hano. Ese icyo kintu yagukubise mu maso ko mbona ufite inkovu nini cyane ni iki? Ni ibyuma yaneraguraga.
papa wawe yaguteye ibyuma yarakwibyariye. yego Pole pole pole, ihangane ihangane, bibaho, ariko nanone nta mubyeyi wakagombye kwica umwana we bene urwo rupfu. Mama wawe uramutse umubonye aka kanya n'icyo wamubwira? njye mama n'aho ari hose njye nubwo atari njye wakoze icyaha pe, njye namusaba n'imbabazi, kuko wenda nagisha ishema ryo kugira ngo mbone na mama wanjye uko asa n'uko ameze byibuze. Urifuza kubona isura ya mama wawe? Isura ya mama wanjye mu maso yanjye? Yego. nkamubona byonyine? Yego. Ni nk'izihe mbogamizi z'ubuzima waba warahuye nazo ukimara gusa naho utakaza kurerwa n'ababyeyi bawe? Imbogamizi zikomeye cyane mu buzima. Imbogamizi zambaye tujya mu ishuri nk'abandi bana ngo nige menye ubwenge, kutisanzura cyane ku bandi bana nk'uko bisanzura ngo nanjye mu bandi bana nyine. nakuze narababaye cyane bitewe byose na data. Ese nta jambo waba warigeze kubwirwa n'abandi bana mwabanaga muri karitsiye rikakubabaza bitewe n'uko papa wawe akugenza na mama wawe utazi yaba? Ijambo bajyaga bambwira ati weho tuve, nacyo cyane nagenda ati we tuveho nanyu kugira. We tuvemo nanyu kugira? Yego. Yego. We nanyu kugira tuvemo, ugenda ujye kurana usange so kwica nabi. Yego. Nta gihe cyaba cyarageze ngo wumve ushaka kwiyambura ubuzima ariko umutimanama ukaguhata kubaho? Oya, icyo gihe cyarageze kenshi cyane, nandetse kenshi cyane najyaga ahantu ko ngiye buranga n'ubu ngungana gutya, nkunda kwigunga nkabaza Imana se Mana kubera icyo wankoze ibi bintu kugira ngo data we yaranyanze gutya na mama mbe namuzi, basi uwanyereka Mana ubundi n'ibibazo byakabanyuka. Nigeze gutekereza ngiye kujya kwiyahura, ariko umutima none ukagaruka mbwira ati sega wakoze urenze kuri so. Yego, ni inkuru ikomeye y'ubuzima bwawe ndetse unayivuza ukayirangiza amasaha yawe amasaha bukira bugacya, ariko byaba birebire cyane. ikigendereho ni ukugira ngo igire abantu ifasha. Hari abantu benshi bari guhura n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo, n'iki wababwira? Icyo nababwira ni uko aba bameze nkanjye niko bakihangana nk'uko nanjye nihanganye bishobotse cyane. Birumvikana rero uri mu buzima bubi, umerewe nabi, ubuzima burimo burakurushya cyane, ariko reka turebe, uramutse ubonye nk'umuntu ugufasha, n'iki kintu wakwifuza ko yagufasha? Gusubiza ku ishuri, ibindi bibazo ufite by'ubuzima nabyo ni ibihe? Mbonye umuntu umfasha mbese ikintu ngiye ukindimo nshaka yuko nasubira ku ishuri. Yego. nkongera niga ibyo nazi nabyo nkabimenya. Yego. ku buryo nanjye ejo hazaza hanjye ntaziteza imbere. Yego. None se ukiri mutoya ugikubitwa gutyo, abandi bana bagira inzozi zitandukanye zo umuntu akavuga ati ngiye nzaba umuganga, nzaba iki n'iki, we wumvaga uzaba iki? Wumvaga ubuzima bwawe buzarangirira aho ngaho? Ngiye mu ndoto zanjye, ubundi mu ndoto zanjye numvaga nzaba umushoferi. Umushoferi? Yego. kandi ubu bindi mu maraso. Yego. ngiye nk'iyo ngiye gutya nkakora mu birombe by'imicanga ko ariho nkora. Yego. umushoferi akambwira ati ntinze ambwire nawe ati se basi wambariye tukinjiranamo wenda ukagenda unyereka ukuntu batwara imodoka. Yego. njyewe bamwe na bamwe bakagenda byanga, ariko hari umwe nyarugu umwe bamaye habwa ati nta kibazo
bagenda batwara gutya na gutya, akasi gakorwa akangaka gakorwa tugeze aha n'aha, yego numva mbese bindi mu maraso. Yego. Ndamutse rero nize ndatangira kubyo nshaka njyewe nabigeraho. yego ujya usenga Imana, ndayisenga Imana cyane. ujya ufata umwanya ugasenga ndetse unasaba bimwe wabuze, bimwe byakugoye cyane ko bishobora gukemuka. Njya mbikora cyane. Shangazi wawe yakubereye umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe? Shangazi no kuba ngeze aha niwe mbikesha. Yego we n'Imana yanjye yego niwe mbikesha. yego Shangazi ni umuntu mwiza ku buryo niyo naba n'umufasha nkakira, Shangazi namwibuka. yego kuko yambereyeho nk'amataba, yambereyeho umutata atabaye. dusoza rero, wagira ijambo rimwe ubwira papa wawe cyangwa icyo wasaba papa wawe, kwaba ari ukumukebura, icyo wifuza kumubwira, kuko ashobora kuzareba iki kiganiro. Dusoza, ikintu nabwira papa ni uko yamemukiye, aramemukiye, gusa njyewe sinzaba nkawe, n'aho azajya hose Imana izamuhe ubuzima buzima, izamuhe kandi niyo yanapfa Imana izamuhe iruhuko ryiza, kuko yaramemukiye cyane cyane cyane. Urakoze cyane. Dusoza rero, reka mbabwire ko twari turi aho bita Orange Garden, ni hano i Rwamagana, ni ahantu habera ubukwe, ni jaride y'ubukwe, hari amatente meza ndetse ni ahantu hameze neza cyane. Ufite anniversaire, hari coffee shop nziza cyane, hari kawa iryoshye ndetse n'ibindi bintu byiza bitandukanye, kandi ntibahenda, ariko ni ahantu heza cyane. Wowe ufite ubukwe, ufite ibintu bitandukanye, waza hano, ni heza cyane, hararyoshye. Ni byiza rero ko duhuye nawe, kandi ubu buhamya utanze cyangwa iyi nkuru yawe izagira bamwe ifasha. Hari benshi bari guhura n'ibibazo bitandukanye, hari benshi bagowe n'ubuzima. Reka ngushimire rero ko wemeye guhura natwe, ntakagaruka. Ciao ciao. Aramfata aranjyana. Uretse gatoya, uratubwira uburyo watangiye, mbese wiga primaire, uratangiye ukiri mutoya wiga primaire, kugira ngo inkuru yawe y'ubuzima tuyitangire neza ndetse ibashe no kugera ku badukurikiye, babere n'icyitegererezo. Aho hano aho bo kugira ngo niga primaire, ntabwo njya kujya primaire natangiriye kwa Shangazi.